So guys narababwiye ngiyi imihanda papa sha mani murabizi. So guys reka mbanze mbabwiye ngo ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Iyi nano akaba ari umwami w'umwana official, of course njye nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wanyu ko bikaze numva bitagoranye hano, cyangwa se unyite musaza wawe Simba. So guys uyu munsi nahisemo yuko turi buze kuganira ku kintu mutigeze mumenya n'undi munsi. Mwigeze kubona hari video iri bigaragaza yuko ngo Killaman yaba yashoye ngo miliyoni 40 mu bukwe bwe. So baravuga ngo ubwo si ukwangiza ku bantu mwarebye ikiganiro kwa Irene, muze kugishaka muze kukireba. Ibi rero byatumye ncukumbura ndegera ndeba ibintu byose kugira ngo menye ese ubundi koko uyu mukoboye muri bino bicera umwana ubundi turetse no kubeshyanya muri bino bicera bikura hekira. Guys nababwiye ngiyi imihanda papa. Uyu munsi niyo mpamvu nahisemo yuko tugiye kurebera hamwe ese Killaman ubundi byatangiye gute, Killaman buriya bukwe bwe bwamuhagaza ngahe, se byabimeze gute mu bukwe bwe. Nibyo ibi bintu byose tugiye kurebera hamwe. Gusa icy'ingenzi nababwira cyo nuko n'ubukwe bwatwaye miliyoni 60. Ni ibintu bitigeze bivugwa na rimwe mu bukwe bwa Killaman. Buriya bukwe bwose kwirinda burangiye bwamuhagaze miliyoni 60 papa. Sha papa bwamuhagaze miliyoni 60 papa. Aragira ngo filimi ngo Killaman ngakina ngo za The Spy ari umusazi, kubona ngo Killaman ngakina mani bro. Ubu bugoryi mubona mwebwe abanga mwita ibigoryi yagutunga yaguhemba. Ngibi twirwemo mukavuga ngo yenga ibyo n'ubugoryi ngo bizakugeza ku kisi umusa. Uyu mukoba yashaka kuba nta n'imyaka 5 aramara muri bino muri career yiwe ya y'amafilimi niki kuva atangiye kumenyekana Killaman izina rikaba Killaman haco nk'imyaka nk'ibiri gutyo cyangwa se 3, sibyo ko ubundi zamukiye kwa Nyackson wabo muzamuye. Ndabyibuka roli ya mbere bamuhaye ingenda bizi byose ko kuva na cyane ari umuniga wabo tu. Roli ya mbere bamuhaye yari roli yo gukubita patino urushyi akagwama ahantu rinete kameneka yo bori iri kwaka suku kera ubwo ako video. So roli ya kabiri yari ukunyura muri kamera gusa akabareba ntavuge n'abantu byahereye. Killaman byamutwaye imyaka 2 ari gukina filimi adahembwa yihiringa 2 years ago. Imyaka 2 irashira, urumva bro, imyaka 2 irashira Killaman akiri muri ako kwihiringo umusa. None wowe uramara umwaka umwe cyangwa se amezi 6 kumva wabivamo. Imyaka 2 uri gukina filimi utazi neza niba bizanakunda. So Killaman rero navuga ko ubundi ni umwe mu bakinnyi ba filimi, navuga ko ni umwe mu bakinnyi ba filimi yamamaye nka Killaman yakoze ubukwe navuga ni ubukwe bwasize abantu benshi, bwavugishije benshi bitewe n'imiteguro cyangwa se n'uburyo ye yabuteguye, imikorani iburyo y'ubukwe bwe bwari buteguye cyangwa se imigendekere y'ubukwe bwe. Nabagenzi be barubigizemo uruhari, murabizi mu gukora ubukwe nk'umuntu witwa nk'abanyambo baso nyine man afite ni big team. Ni tuvuga big team ujye wumva big team. Killaman afite big team. Reka twite tubyinjiramo indani tumenye ngo ese byakira byifashe gute papa. Sha mwabagabo mani n'ubukwe bwitebuye muri byamamare baruka ikimomo buri kantu na buri nguni nabo barabwitabiriye. Hari hajemo nk'abashafi mani, haje abakinnyi harimo n'umukobwa ukinari ni Byose nano muri bari abakinnyi runana mu baby waje mo niba ari we Bude oya niba ari umwana wa Byose sinzi ukuntu bamwita ino. Ndaza kuza kureba fresh kuko ndabizi neza ubwo bukwe yaraburimo yaranivuze. Umukinnyi wa filimi rero wamamaye ku izina rya Killaman yakoze ubukwe bwasize buvugishije benshi bitewe n'imyiteguro cyangwa se n'imigendekere we hagati yiwe n'abagenzi be. Mu bukwe rero navuga ko n'ubukwe kuva
mu ntangiriro kugeza umuhango wo gusaba no gukwa, Killaman yabanye n'umugore we Umuhoza Shemusa imyaka 8 yose papa. Banabyaranye abana bagira kuri 2. Navuge ko mu ntangiriro rero Killaman yari umusore uri aho ngaho ugorwa n'ubuzima mani no kurya ari shida bro, ku buryo yamaze imyaka igera kuri 2 akina filimi agataha nta n'igiceri cy'ijana yishyuwe, cyangwa se n'igiceri cy'ijana ashyiriye nyirakuru babanaga wamubereye umubyeyi mu bihe bikomeye cyane. Ari niyo mpamvu Killaman yaje gufata time yiwe and then aravuga uti njyewe reka nshimire nyogokuru wanjye wemeye kunyakira, wemeye kumba hafi mu byo nanyuzemo byose. Nyogokuru wanjye yari ahari kandi nta kintu byari bimutwaye, niyo mpamvu yafashe time amukubita kado yiwe amuhereza impano. Arangije aramubwira ati nyogokuru wanjye thank you so much kubyo wankoreye, Imana niyo yonyine ibizi, Imana nizo ibintu ababyeyi bacu badukorera. So njye nkunda kubwira abantu nkabwo ati njye nkanjye ntago nzi neza uko nakabaye kuba ameze iyo nza kuba nafite ababyeyi, no ntago ndi umuntu uhora mu rugo cyangwa se ntago ndi umuntu ukunda kuba njye ndi hafi n'ababyeyi banjye, ko maze imyaka irenga 12 naravuyemo njye narakomeje. Namwe murabyumva ko navuye aho mfite imyaka 14 undi muri 20 na so rero sometimes nyafata nka nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 2 nkajyayo, ariko mvugana n'ababyeyi banjye kuri phone. Murabizi ubuzima bw'iminsi ntago bworoshye, binsaba gucanga nahanga kugira ngo mbeho. Nibi biganiro mubona nkora mani mbikora iyo mvuye mu kazi, kubera yuko siri ibingibi ni impano yanjye. Njye mba nifitemo impano nyinshi, gukina amafilime y'amakomedi. Ngize gutangiza kampani abantu bari Rwamagana barabizi, 2 hagati ya 2020 imbere ya covid aho gakeye no muri covid nahirangiye. Muri Killaman nawe arabizi, ndabizi neza abankurikiye 5 kwa 5 naramusuje. Kira we arabizi nanjye ibintu bya cinema Kira yari atarabitangira, atarakora Killaman Empire. Ari no hantu yaje kunyandikira arambwira ati bro ndabona wowe ufite abantu benshi wamfasha gutya na gutya. Kira nyine tundi muri ubwo buryo muri yo side nawe yari umuntu wihiringa. So haje kubaho ikintu kijyanye no kuba njyewe ubuzima nari ndimo butari bworoshye kandi ngomba kuba bamo nkanafasha n'umuryango wanjye. Niyo mpamvu ibintu byanjye byajemo kidobye bisa nkaho bihagaze ko ntabwo byarangiye, nasubiye inyuma. So niyo mpamvu mvuga ati neho mbere n'abatamo n'ibiganiro ko si ugukina filime gusa, n'ibi biganiro njye ndabikora gusa. Njye ntabwo ndi umunyamakuru, ndi umuniga wishakira ibiceri tu anga kuri YouTube. Atazajya n'umuntu najya mbona abantu baza bakanuka muri comment please, ndamaze wowe uzukanuka nibyo birakureba tu. So guys reka twikomeza kubyakira. Killaman rero yaje kugira amahirwe ati umva aya mahirwe uvuga utaye ngaye na amahirwe umusa. Aya mahirwe yaje kugira itarye riraka, atangira gukira igiti kintu cyitwa ifaranga papa. Sho papa yatangiye gukirigita ifaranga papa. Ntabwo yahubutse ngo ahita aratangira gukora uko byabindi abantu batangira bafata kubikira akahita avuga uti none reka nkora ubukwe. Wapi, ntabwo yigeze ahubuka ngo akore ubukwe bwo bwa bindi bita kwirwanaho, ahubwo yasabye umugore we kumwihanganira bakagendana mu bibi byose nyine kugeza ibyiza bije. Urabizi babanye mu bukene byatari kuko Kira yaje kumutera inda batarabana. Killaman rero ni umuniga wifite umutima mwiza, amaze kubona ko yatenda umwana w'umukobwa abona ko iwabo nyine ntabwo babyakiriye fresh, ari imaraza barabana muri ubwo bukene nawe urabyumva. So Killaman rero navuga ko n'umwe mu basore bizigamye arirya arimara akina filime amanywa nijoro. Killaman ni one day nigeze kumaza uti bro kumbona iki niki meze bite, byari hafi mu masaa 7. Arambwira ati man ubu nibwo tuvuye gushutinga, icyo gihe bari muri shoot ya My Heart man. Urumva rero yaragiye arirya arimara shootinga filime, akina amafilime amanywa nijoro. Ukuboko kwiwe rero navuga ko n'ukuboko kwazamuye impano nyinshi
kuko ni umwe mu bantu bazamuye Mitsutsu azamura Nyambo Jessica, Dr Nsabi Soroba ndetse n'abandi bakina filimi yabereye umugisha kugeza ubu ngubu. Abo ngabo ayo mazina yabo mvuze twari dusanzwe tubabona praise, ariko izina ryabo ryabaye uwabaye Mitsutsu, Nyambo, Dr Nsabi na Soroba byabaye bo kubera uwo twakita Kira papa. Narababwiye ngiyi mihanda papa, of course nye ni umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So Killaman yakoze rero umurenge ku itariki ya 8 Gashyantare 2024, umuhango wo gusezerana rero wabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Benshi mu bakinnyi ba filimi baramuherekeje mu buryo bugaragara, haba mu mashusho cyangwa se mu buryo butagaragara n'amashusho, kuko abakinnyi bose ba filimi n'amakinamico bari bahari, ariko bamwe bamubaye hafi kugira ngo buri kintu cyose kizagerweho cyangwa se kizagende neza, ntihazagire ikintu cyangirika. Nyuma yo kuva rero gusezerana we n'umuhoza Shemus, Killaman ndibuka icyo gihe yaje kujyana ikiganiro n'igihe, icyo gihe yaje kubwira igihe yuko amikoro ariyo yari yaramubujije gukora ubukwe iyo myaka yose hafi 8. Mani baze gutegereza imyaka 8 ukirenga ukavuta, ariko ubukwe buri mu nzozi zanjye, kama mbaya ni mbaya ngome nzagire gute ngome nzakora ubukwe. Ati nawe rero urabyumva nyine imyaka 8 ku bantu muba mubana, mani abari imyaka myinshi tu. Niyo mpamvu rero kugeza n'ubu ngubu imyaka 8 nayimaze ndimo mnihiringa, ndimo nkora ubukwe bwa Killaman rero ni ubukwe bwari buhenze, mu bukwe bwabayeho bwari buhenze. ubwa The Ben burabanza, ubwa Killaman bugakurikiraho, ubwa Prince Kid bugakurikiraho, hagakurikiraho ubukwe bwa Kimenyi Yves. Bro uribaza mani ngo abantu bose Killaman yakoresheje mu bukwe bwiwe, yaba Dani nanone, yaba Okama, yaba Titi Brown, yaba General Benda n'abandi benshi, bose bishyuwe neza ku buryo nta kibazo kigeze kibaho. Baraje kuba byumvikanye, bose barishyuwe. Ku itariki ya 2 Werurwe 2024 muri Romantic Glide, Killaman nibwo yasabye anakwa umuhoza Shemus, uhereye rero ku musatsi kugeza ku mano. Abambariye Killaman n'umuhoza Shemusa bari bakoresheje imyambaro ihenze gusa. Mani ni ukuvuga ngo kwa kuntu ushaka kuza mu bukwe, abantu imyambaro yose yari imyambaro ihenze gusa. Ikindi kandi yari imyambaro isa neza bro, yari imyambaro isa neza kandi ibereye amafoto, nk'uko n'ubundi ari ibyamamare byari byatashye ubwo bukwe bwa Kira. Murabizi neza harimo ba Rokikimamo, ba Shafi, mani buri cyamamare cyose cyari kirimo. Ariko mu bintu byanongwe nagiye kuba numva Soroba arahagaze atera karuru. Reba ka Soroba mu kiganiro akoze, bamubajije kuri karuru aravuga uti bro, ati njyewe ati Killaman atamashyara aracyari, ati njye ikintu cyanongwe n'ukuntu Killaman, abantu bari mu magambo bibaza ukuntu Killaman yaba yakodesheje imodoka ya miliyoni. Timani nyine bira ni ibirori yateguye, nyine nibyo mpamvu yavagaza aravuga uti gereka manze mvuze n'induru batazanagira ngo so kwambara gusa. Rero urebye uyujyanishije ukajya n'imbere mu nyubako yabereyemo buriya bukwe, yari inyubako yari irimbishijwe cyangwa se irimo imitako y'agaciro, kuko imitako ihenze nayo. Umuhango wo gusaba no gukwa rero witabiriwe n'abasaga abantu bagera ku 1000 banarenga, ku buryo imibare yose yari yakozwe igendeye ku mibare nyine, kwa kundi bavuga uti imibare bari bakoze 1000, ariko mu by'ukuri imyanya y'abo bantu 1000 yaruzuye, abantu babura ahantu bicara, ku buryo hari n'abakurikiye ubukwe bahagaze.
navuga ariko rero hagezweho kwakira abantu no gutanga impano, imyanya yo kwicara yabaye mikeya, bamwe bakurikiye ibirori bahagaze. Killaman rero ndibuka neza yaje kubwira igihe yuko buriya bukwe bwamusizemo imvune yahatari. nyine nawe urumva umuntu uri gutegura ubukwe nka buriya babuhenze, ntabwo bwabura kugusigamo imvune. nyine tugiye buriya bukwe bwasizemo imvune, ati buriya bukwe rwose ni imyiteguro, ati ni imyiteguro yabwo yantwaye miliyoni 60. ati ngewe biriya bukwe kubwitegura kugeza burangiye miliyoni 60. Killaman yakoresheje abahanzi barimo Masamba Intore usanzwe ari mwe mu bahenze cyane. buriya Masamba Intore arahenze. iyo bigeze rero mu gusohora umugeni yakoresheje Symphony Band ari nayo ya mbere ihenze muri iyi minsi. yakoresheje kandi ababyinnyi barimo nka Titi Brown, General Benda, Okamadani. nanone y'amano bishyuwe neza n'itsinda ry'abakobwa ba Kigali protocol bashinzwe ibintu byo guprotocol, nyine protocol. navuga yuko rero navuga yuko ari itsinda rigezweho cyane mu kwakira ibirori ndetse n'ibyamamare n'inama zihagazeho nabo bifashije byatari. N'ubukwe rero n'ubukwe bwahaye umwanya abakunda injyana ya gakondo, kuko hari itsinda cyangwa se itorero ryitwa Inganzo Ngari niryo ryataramiwe abitabiriye. Killaman yaje kubwira igihe ko mu minsi iri imbere azerekeza mu kwezi kwa buki mu birwa bya Zanzibar papa biri muri Tanzania, nka hamwe mu hantu bahisemo kuko bakunda. Zanzibar ni heza, umunigara cyakoresha ibiceri mutazana mumenyera. niyo nshuti ya Nick rero, numvaga ibyo bintu ushaka kubibabwira. ni inshuti yanjye byatari. miliyoni 60 ni amafaranga y'inzozi ku bantu bose. ni abantu bake bafite ayo mafaranga. nanjye ningera ku rwego rwo kuba mfite miliyoni 100 nzahita nkora ubukwe. ibyo bintu mubimenye, mubyitegure. ningeza kuri miliyoni 100 nzahita nkora ubukwe. guys, hari ikintu nashaka kubabwira mbere yo kugira ngo nsoze bino bintu. mu minsi yashize ku bantu bankurikira mwigeze kubona posting ifoto ndi kumwe n'umwana w'umukobwa, cyangwa se neruye akana k'agahinja k'agakobwa. na posting iriya foto ni umwana wa Garafrere. Garafrere mama wanjye niwe wamamagaye arambwira ngo Garafrere wawe yibarutse umwana w'umukobwa. ikintu cyabaye nahise nsaba Garafrere namuti nta mama foto turebe icyo gikobwa cyaje mu muryango wacu. byaranshimishije ko n'icyo gikobwa cyiza mama, igikobwa cy'ibitama cy'inzobe cyaje mu muryango wacu. byari ibintu byiza ndetse byari ibintu by'agaciro. muri iyo minsi posti zanjye nagaragazaga yuko nyine nishimiye nabaye umuntu mukuru. urumva umwana wa mukuru wawe ari uwawe, mvuti wangiza umuntu mukuru. nyine abantu baratungurwa, bavuga uti wabyaye se? ndavuga ngo yego twabyaye. ntabyaye rwose, mfite umwana w'umukobwa. ngo nta kintu waza umbwira. abantu bameza felicitation ari benshi, ndanabashimira kuba mwarambaye hafi, ariko mwamaye felicitation nka papa w'umwana. mbamara amatsiko ewana. ubu ngubu umwana ni uwa Garafrere, ahubwo urumva ni n'umwana wanjye. niyo mpamvu ubu ngubu rero ntimeye nkavuga uti noneho kugira ngo muranyica. ariko ubundi mwamusanzwe muzi ko mbabeshya, sibyo? ubundi nsanzwe nwika nyine ati cyane by'ikagatwiko kawe, cyane ko n'ubundi nta n'ikintu umwana amariye uretse felicitation zanyu se zagura pampa. niyo mpamvu rero nta wandakarira utandakarira, ibyo birakurema. njye nisemo kuko utamukuri kwa nyako. umwana ni uwa
garafurere si uwanjye. Gusa mu mazina yose mwamwise twahisemo igikomangoma kaze princess. Ubwo rero princess wa garafurere niba ari prince, niba ari princess cyangwa se princess simbizi neza, biterwa naho wize, njye ntago mbizi. Umwana rero wa garafurere kavuga ni mani warakuze, wabaye umuntu mukuru.